situation nziza yo kuba namubabarira cyangwa nakomeza kumurakarira. Sindadecide nimara gutuza nibwo nzamenya icyo nakubwira. Okay. Ariko nubwo yambabuje ndacyamukunda. Ntabwo ngushishikarije kuba wakomeza gukundana na nyina. Ndabizi muri wowe ushobora gutekereza byinshi bitewe nkore wabo n'iki. Uzakore igikwiye kandi kikubereye. Umva biri byiza ko mwakomezanya, it's okay. Numva kandi yarakubabaje utamukeneye ubuzima bwawe, it's okay. Take your time. Byaba byiza utekereje kabiri ku mwanzuro uzafata, sibyo? Urakoze cyane. Urasezerewe. Nakugira umunsi mwiza, tugenda nibeshe ngo turi mu kazi. Zawe reka njye kuruhuka. Zawe. Urabizi ko Adolphe ntawe hari. Niwe watugaburiraga, niwe wagiraga, mbese ni reba umugabo mu rugo. Nari ntagikora. Mu minsi yashize uzi ko nazaga nkabwira ni inzu turayishyize ku isoko ndayigurishije ngiye kugira gutoya. Habona ntago ari byo. Ubu rero noneho ngiye kubishyira mu bikorwa. Namaze no gushaka n'abakomisiyoneri ubiri ku isoko. Nje kugira ngo bibateguze n'umuntu ushobora kuyigura cyangwa n'undi muntu ushobora kuyifata namubwira akaba wenda nk'igihe cy'ukwezi mukamumaze kwitegura. Nta handi burya ngo ukena afite itungo riramugoboka. Ikindi umuntu bita Tayiga amereye nabi ku buryo ndaryama najya kumva ngo bageze ku cyumba cyanjye agakomanga atya. Terega ndi kukureba. Najya muri salo ngasanga yahinjiye. Usko rimwe yigeze kugira gutya ndabibuka. Adolphe yicaye muri salo aragenda ajya guca inyuma mu gikari. Aza areba inzu agira gutya ngo inzu yanjye ngo ndabona harimo ibyo nahindura. Adolphe yaramukubise. Yesa amwirukana aragenda. Ndavuga rero njyewe ntacyo ndi kimbere yande yuriya Tayiga. Yandanyica namaze kumenye yuko amenye ngo Adolphe ntaho hari. None rero rwose umbaho bimbwiye papa Natasha ngo ntago twabanye nabi. Imyaka 10 hafi imyaka n'amezi 13, imyaka n'umwaka n'amezi 3 sibyo mumaze kwiba muyirimo. Ntako ntakoze nta kintu nigeze mbaka uhita umubwira yuko iyi nzu nyishyize ku isoko nanjye. Ndebe ko Tayiga nibura mu minsi yo nka 15 cyangwa 20 haba habonetse nk'umuntu amafaranga azavamo wenda mpfe kuyamuha ideni rye mbe ndarirangije. Nuko guko mbifite. Sha Mama Bobo wivunika. Ngore ntibiduteranye. Ntumve yuko icyo kintu kigiye kundemerera n'ukuri pe. Iyo mba nashatse igikoni nka kigukubita. Mama nkubitira iki? Wanyikisha amatsiko. Urambwira ndasusuruka ndishima none nabugingo n'ubwo wowe ndakuzi bihagije. Hari ibindi wambwiye byanyoye byanyogereje ubwonko. Kazuba ari he? Oya mbere yo kumbaza kuri Oya Kazuba ari he? Sima murushaka muturuye muzananga yagiye mu kazi. Yekeye ngaho yagiye mu kazi. Ubu nabona ubwishaka kumbaza kuri pe. Nta wundi nta bindi nyikubaza ntukambwira ibindi bya kera hashize. Ndashaka ibigezweho. Ahubwo hari ikintu ushaka kukubaza. Umukobwa agiye kuzuza isabukuru yiwe urumva nahe magambo wamubwira umutera nk'itoma. Nyine ya mitoma yandi ya mbere y'intambara yewe ijambo rya mbere ry'ibanze rifite uburemere riryoshye ni ijambo ryitwa urukundo. Abindi ose nakubwira ibindi biki? Nyine ni iryo jambo niryo ririhetsa yandi yose. Ise yamwise neza. Yamwise Kazuba. Ubwo kireka nawe niwongeraho ukwezi gukina mu bicu. Uzado muririmbire uti ihorere nyambibi. Ihorere nyambi hatsi bikarama.
ihorere kwezi gukina mu bicu ngaho ubwo nushaka uzamushyiraho ko umuririmbire musubire mungiremo ubu ni umutima wa anniversaire zizamutera nagira ngo wumve amagambo y'amagambo aryoshye arewe umfase ayacu ya kera nese nkubwira ayacu ya kera niyo nshaka ngiye irimo amagambo y'iyi minsi uramubwira ati nyine kamera nkaho nibi nahora yumva buri munsi naho ubwawe nta yandi mahitamo ufite kandi ndakumva cyane nubwo twebwe bigiye kutugora gutekereza aho tuzaba ariko kandi baca umugani mu kinyarwanda ngo itera amapfa ni nayo itera aho bahahira uyu munsi nibyo urabitubwiye ubwo ndaza kubimenyesha papa Natasha ahasigaye dushaka ubundi buryo byaba njya niryamo ngo ibyaro sinabijyamo hari n'igihe nanabijyamo da yunivano nta wamenya hari n'igihe n'icyo cyaro nta kijyamo ariko kwizera burya ko umuntu kurarema buriya kwizera ijambo ry'Imana irambwira ngo naho twakugira kwa kari gato cyane ururo twagereranya n'ururo ufite uko kwizera kungana nako kabuto ibintu byose birashoboka hari igihe twanava muri iyi nzu tukajya no mu yindi nziza it's okay ntuhangayike ntumve ko umbwiye ibintu bikaze ntumve ko nkuye umutima ibyankuye umutima ni byinshi birenze ibyo ngibyo umbwiye icyo rero kiroroshye imbere yanjye mama gusa pole sana kuba nawe ugiye kubura inzu mu maherere nk'ayo ngayo nawe ubwawe urahombye humura rero ndabyumvise nibyo nibyo ariko burya ubushuti buragoye ngo ibagarira ubushuti n'akarenge ntago nanjye mbese ni nk'ibintu bikomeza kugenda binyikubita ibibazo byanjye byose sinanabirondora urabizi sibyo ngaho rero noneho ndebera noneho nugenda ukajya ahantu kure y'ahantu ngewe ntafite noneho nzajya hehe ko nzi yuko najyaga nza nkakubwira ibibazo byanjye nibura ukambwira uti gutya nawe nkumva ko hari umuntu basunyumva akanantega n'amatwi ntabwo mpfuye ntabwo upfuye ndabizi nujya ahantu kure se uya hari ahantu imodoka itagera se nta kibazo umunota umwe njye nahita ganza tuzasurana humura basi reka nkubwire ntabwo nzajya kure nyine reka nkubwire erega uyu mujyi ni njye nawo mami ndashaka nyine yandi ya zamani yego we mwakoresheje yego we twebwe se twandikaga kabaruwa nyine mu kabaruwa twashyiragamo ni joteme ubwo nawe uzamubwira ibyo ngibyo uti joteme hari ibindi se uzi ko mutari muzi guteretana ubu ndabibonye impamvu ibyo uvuze ni nako kuri twavuganaga mu kandiko gusa ibyo yambaje yakorera ibyo ntumusubiza ibyo namubaje yakorera ibyo nsubiza tukarekeraho kandi ni rimwe mu kwezi se rwamugeragaho gihe ki ahubwo mwana wawe none se kankubaza nk'ubu ushaka kumubwira ngo gusabukuru yiwe nyine nshaka kumubwira ati shiri wanjye ndagukunda rero imabizo ubu ntabivugane nyine nk'umuntu w'umugabo ni ukumubwira uti ndashaka ko umpora iruhande iyo umuntu akuri iruhande se bigenda biti muruzuzanye ariko ntabwo woroshye none se bigenze uragira ngo bigenze gusa cyaguze ntakubeshye na vi mbabarira nanjye uzamunzanire ni ukuri nihera ijisho ni ukuri mama ndi kubipanga imana nimfasha nzamukuzanira muganire sibyo ahubwo uturutse hariya ndibaza nti ibyo ari byo byose aramuzanye naho mana yanjye nta no kunyereka amafoto nyereka n'udufoto erega ntabwo twapanze ko tuzajya kwifotoza mu cyumweru cyiza kubera ko nyine urabizi mushyira kuri telefone zanyu mbabarira ndi kumugenza gake suzume twasuzugura ko twari tumaranye twari tumeze neza ubu ni gake ahubwo ngira ikibazo nshaka kukubwira urabona nk'uyu munsi ushobora kuba numva namwiyumvishijemo nkumva tumeranye neza ejo nkatangira gutekereza peri mu gitondo nkongera nkatekereza akazuba ejo nkongera nkatekereza peri uracyajarajaza oya ntabwo ari ukujarajara ni ukujarajara okay muri make sinzi mbo icyo ndeka ndagitekerezaho nzakikubwira ni ukuvuga ngo peri ntaravamo ariko peri rero
ni mama mutoto. Sekuru de noneho ibitari ku mpande kunjye byananiye. Karibu. Bidasa. Mizute. Ese neza. Narona wenyine? Hoya nakubita arabyara. Hano ushize wambwiye ko witwa Yitwa Rizose. Zose karakomeyemo. Wapi? Witwa? Bobo. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nenje kureba Yannick. Yannick ntawe uhari. Ahari? Wakwira ngo ni hano. Twagiye mu kanya. Very busy. Hello? Hello. Grand frère meza gute se? Nari nje kureba ndakubura. Wayisuzaze? Nayisensa nari ndi hafi. Nari naragera mu rugo. Tanga iremera hano gatoya. Aho twe turejo? Okay, reka nze nta kibazo. Sawa. Ndizo makuru neza. Kirimo nabari barya kwishama. Sha, hano habirungu rero burya wa mugani wawe. Claude niwe mu rujyo ntesha umutwe hano. Iyo yasinziriye cyangwa akagenda biba ari ibibazo. Mu kwicara kuri televiziyo gusa. Bandi kureba televiziyo. None se. Ndumva nifuza kuzayenza hano kusura. Apra no grand frère. Kandi numva nyine mu byuzanye. Cyozo nuko Yannick atabahari. Yannick ngiye sinjamenya niba yagiye cyangwa ari muri nonzo. Ntabwo njye mbimenya. Ushobora gusanga amuheruka nk'ejo hashize. Urumva hari ukuntu nagenza tukaganira n'iryo ngo nyine ukashira nta kibazo. Muri make ndifuza ko tumenyana amenya nyine Rizose tukamenya Bobo tukaba nyine inshuti. Nubwo mukazi bimeze bite mwana? Abantu ni sawa kabisa. Cyatanye? Mbona nkubwira ibindi bintu mpangayikira bura kugera mu kazi. Sinabikurikije se numeze neza. Ariko nawe ujye ubona raporo ngo yezu ukuntu bimeze. Dufaranga nyine rero. Amafaranga? Angahe? Urumva? Hari tumazemo imisubizo. Ibintu narabizanye urabizi. Urumva? Stock imeze neza. Ndashaka amafaranga kashi byibura miliyoni 10. Arava he? Ushatse mwako nta mfite? Natuma ngo ntabwo leta yabona. Nimba yo mu kazi. Urabizi ko tumaze n'iminsi utaza n'imari. None se siko kumva yikurangura urumva ndi Ubwo byasaba tubanze ducuruze ibintu uza wazanye. Imari wazanye. Kandi cyo nkeneye byihutirwa. Ibaze ko ndamutse nyabuze urumva hari dio nari ndimo. Ndakeneye byihutirwa. Bitandabo kandi hano ufite umuntu anabuze. Sikoze nabona nk'eshanu. Igihe cyose umaze muri gucuruza mwabonye eshanu gusa. Nta produit ka dufite rega kandi nawe urabizi. Watinze kutugezaho intoza. Buryo mwabura miliyoni 10. Shaka no kuri ntago zaboneka pe. Ese utuvuga ko imari yose nazanye miliyoni 10 zabura kweli? Ntago biho. Nta yarimo nukuri. Eshanu zo zirahari. Eshanu zirahari pe. Kandi uko niko kuri. Sindi ndazikora. Gusa nta muntu waguza. Kuguza? Amadeni? Urabizi ko ibyo bintu bitinya ariko turazira. Cyangwa se mu kimwe tubigenze gutya. Namagare. Ahubwo se ntabwo wareba muri bari abacuruzi bandi ducuruza ibintu bimwe ko nta muntu ukeneye imari ngo umuntu ayimwe ibyo batwanaranguza. Ibyo nari ngiye kuvuga.
wahamagara wa mugabo undi wigoma sorry w'intuza isi ahubwo so wayaguza papa ayiwe noneho papa urabyishe papa sinjye yafite sinyamo papa ko noneho uravuga papa ntuzi ibibazo byabaye no muri uru rugo tukiri kuri ibyo byarongeye birivanga ibigize byivanga nta nubwo cyumvikana na Mary babaye gutya aho umwe aciye ubanza wahanyuze umuriro w'imbeshyi ego sheri shushu kuva cyagiye bashana se barongeye bana bapiki papa katakongera gukora amakosa yakoze aho bigeze ngiye ibibazo byo mu rugo byarandambiye wajya kuvuga ngo urenda kuva mu rugo ukagenda nayo narabuze impamvu nta muntu ukivugana n'undi ni ukuri kw'Imana nta muntu ukivugana n'undi icyo ni icya mbere oya ntabwo yamuciye inyuma ariko noneho n'igihe cyageze mama ashaka kuvuga kwa Gatanya ngo Gatanya divorce ntabwo bishoboka umva ndavuga ngo ibibazo muri uru rugo niba utaramuciye inyuma bapfikiza njye ntabwo nawe mbere hano ufite iminsi myinshi ndakeka ngihari nyine ubwo nusanga ntagiye uzabwira Nike azakubwira ko nagiye nyine nawe uzabibona actually ndifuza kumenya uburyo uzaranye na grand frère wanjye nyine kuri umagiye Nike turavugana mu maraso okay sha umva uze kumubaza izo details zose rero nanjye ndi mushikiwe apana tuvukana umuvandimwe nyine bisanzwe umwanzi nayo warugize ngo bambyaye ku bandi babyaye mu rugo niba mumbwire oya ofete ni haramba mu cyaro kwa papa Yanike muzebije ndumva ari story ndende Yanike ugura araza kukubwira kijya tanabyihorera nishimiye kongera kukubona urakoze ariko n'ibintu bibona nasanze hano cyagiye uri kumwe na Chris nibyo ubonaga nahindutse ndumva navugaga se nabonaga amaso ataraya cyagiye kwa kumva naje nari naniwe byatari ntabwo nabyitayeho cyane birumvikana njye burangira impano yo kubona umuntu rimwe simite mwibagirwa nahita nkomeza nyine nkamubona mu maso yanjye nako kantu k'izina ryawe ni uko rikomeye iri zose ubundi nabwo sinimwibagirwa amazina ntabwo rikomeye uzagenda urimenyera watera unarifashe ubu niyo wankangura ngo we nahita ndivuga reka nikureba grand frère ubwo wenda n'ubutangaza n'ejo ubundi nzagaruka niba muganirize marirungu kandi urakoze zaba arizo umunsi mwiza Jizo abyutse se manje bisa nuko nta muntu uzi ko umuntu gusuzuma muri muri salo hano hari umutipe umutipe ngo bita ngo Bobo simbise yaje ngo kureba ngo grand frère Bobo ni bro ndota sheri wanjye ni bro ya Nick warije kuvuga bro wa sheri wa ubu niwe mwari muri kuvuga kuri kosi waraje kureba ya Nick ubishe rero Yannick amubwira ngo ngo petit frère ngo nsanga mbari sinzanagiye kumusanga niyo mpamvu disatari nose akunda kuza hano ya bageze rimwe na rimwe wampunze ukanyumvira oya nabonera mwana mwiza tu yangarije nyine mbona ebana afite urugwiro nyine abantu ba hano bose muri ira miryango n'abantu banyagira imitima myiza bizo nyibwirira ngo utekere iki se mwana wa mama ese kuki nge nagutekera oya uracyari bushyitsi wereka ngufate umwamikazi umuceri ka the best chef ajya gukora ibintu umva uteke neza udashya kuko umutima harimo sheri wawe shadana chef bandi kurya kuko pe giye byarandenze byarenze n'ubwo buvuga natora neza mama na papa bapiki nimba nta waciye undi nyuma nako se nimbaza ngo bapiki niba amasigara aryo twara nayo imyaka afite bikorwa byagenda uzi usibiriye kukubwira ngo genda umwibarize uzi ko urushaka umwibarize kuko nyine ntabwo nawe nambwira yego oya ariko oya turi gucira turuhande bapfuye exactly uzo natujye kugenda umwibarize kuko njye nshobora kubikubwira nyine wo nese ndahera he mubaza
ibibazo by'urugo agiye wapi nta nubwo nishaka kubivugaho kuko iyo mbitekereje numva ngiye nko kurwara nk'umutwe ngo uveho ngo ugende ndahera hejya kubaza ko nta kintu uri kumbwira nyine bapfuye nutanabimubaza nawe ubwo arabikwibwirira ibaze noneho aho mama ageze urumva njye nsigaye nicara nkamuganiriza akamubwira ngo siko ngo mva iruhande genda ategura ibyo kurya nyine abitegura uko abishaka ntawe uvugana n'undi umwe aba yicara mbese babanye nk'amashyaka abiri ahanganye byibura amahindi nahise ndajya kubaza mama ntazi ndahera he mahindi bapfuye sha bapfuye ibintu by'imitungo imiki ni imitungo ibindi birenze byo ugenda ubimwibarize naje hano nkuze wagira ngo uruhinja imitungo bayipfa bata abantu basizaranye ivangamutungo bayipfa bata nyine ugenda ubimwibarize niba uri bigusobanurire igihe naje aha ngaha nkuze none se buretse gatuma mashaka divorce kugira twari imitungo ya papa bimeze bite sinatavuga kuko nawe kuri mu mvuna sinkucire mu ncamake ngiye ko ibintu nashaka no kubivugaho sinzi n'ubundi nuko bishe ngiye mfite ikibazo nese ubwo ndagenda mbazi mama arabikubwira wega nawe arabikwibwirira okay imitungo ni ibiki nyine bwira umeze bite washaka kugabana inzu se mbimenye yabo se yes inzu barigabana ni yabo aho ngezo ubwonko bwanjye fuso kubaganyaro mva nkubwire nata sibyo ese man utera umuntu story uyivuge neza yumve sibyo ngiye ibintu niyo mbitekereje numva ngiye n'umutwanje gusa nindi barapfa imitungo wo gutereka ibyo bintu ndi kubyumva nyine ugenda ubimwibarize dushaka ko dukura amafaranga twikorere twubaka ubuzima bwacu naho kuba ngo ababyeyi baratureze twarakuze ariko nitugendera ku bitekerezo byabo ntitwiga nta nubwo tuzigera dutera imbere icyiza nuko turi bakuru tumaze kuba bakuru tuzi ubwenge anytime twanagenda ariko nanone kugenda uvuga ngo usize ababyeyi barimo barirwa bashwana buri munsi reba ibyanjye bivuyeho hahise yikubitamo ibindi usiki ibintu byose umwaka wa story yose warangije bambwiye ibintu byose uze kubaza mera arabikubwira ariko nawe ubwo ntabwo uri muzima nimba ababyeyi bacu basaze nawe ukaba utari kuvuga ibintu ngo birangire urumva ndi muzima Jese ubona ndiho ahubwo kwa n'igihe njya ku kazi nkavuga nti si noneho abantu nibasiga mu rugo ari bonyine umwe ntari bwicundi bicana ko nawe gutera amatsiko bintera amatsiko ugenda ubabaza uragiye nta kintu umbwiye ahubwo mbwira aya mafaranga tuyakure he nilikuwa nasema nini sipendi sema Kiswahili kizuri kama wa Kongole wewe ni Mkongole mimi baba wangu kama Mkongole si ndio grand frère grand frère baba si Mkongole turi kuzaa pembeni that's my brother wewe twarakureze twakugira imetro kurera naguma kujya twagutora kure inde ngiye ningiye gucura bwa mama kumva na papa ndeba ari uyundebye ubona atari mama muri kwirebera ariko we nta nubwo dusa ujye ubona adusa wo abantu barifata bakakurera nuse nabo nase ntabwo babona ko tugora mu Somali ba yaje akabigenza iyi misatsi ko twe tutayigira dongaho reba arongeye sureba winkorako urya mutwaye kari na vi wahise nkigira ikintu nibariza mwaka bakingamubase nase na vi mwaka buko ma wajya umubwira ko yakuze nese bro njye hari ikintu maze nshaka kubaza nyine ku bintu na vi yambwiye kubera ko ushaka kutwimuka hano ni hafi y'akazi ni heza twari tumaze kuhamenyera kuki ushaka kutwimuka ese urumva twagendera mu nyungu z'akazi kawe gusa ese hano si hari heza si hari heza aho mugiye kujya niho heza cyane kuruta sebrano twedora twimuka ko tugendera mu bifite inyungu se tugendera mu bifite inyungu urumva aho tugiye kujya nabo ni iwanjye nyine ko ushaka kugurisha nuko nibyo bimpereza inyungu
naho ngaho naho nituramuka tuhagiye nkaramuka mbonye abandi bantu nabo bahakenera bimpereza amafaranga afatika nabo nzahatanga dushake n'ahandi. Ese kuki uhitamo kuba muri ubwo buzima bwo kwimukamuka buri mwanya? Icyo ngendera nacyo ni iki? Kuguma ahangaha ni iki kintu bimwe. Ese ubu gisa nakura agatangira ishuri nabwo tuzaduhora twimuka. None se mu gihe atari yaritangira? Nyine hano twari twarakunze nyamara hari heza naho ngaho uzahakunda uzabibona uzahakunda. Nta kibazo nshaka twigire he na he nta kibazo ufatana iryamira nkabyuka. None se wowe kwanze ibyo twavuganye urabyibuka? Ibiki? Nturajya no ku murongo ntunabizi neza niba tuzimukana wowe kwanze. None utangiye gushyira mushiki wa politike ngo ni gute ngo tugiye ngo kujya kwimuka. Ntabwo ubizi ko tuzanimukana. Ntubizi ko nshobora kubihindura mu masegonda make cyane tukimuka ugenda iwawe aho uzashaka. Aho uzajya uteza umurongo w'abakobwa kuri gate baje kureba. Si wabwiye grand frère ko Becky nakundana nawe. Nagakundana na Becky. Nyine urebye Becky niwe ukundana ariko nabwo ntabwo. Iyo mikino yo mu mbere muri bwozi. Se bro kubizi njya mbeshya. Izuba tuguye kubona kwivuza. Perezida biti. Hey. Noneho rero njenje. Ngo? Njenje. Sanyiki? Sanyiki? Sanya umutwe n'amaguru. Kureba se mfite iki kindi. Komeza urugendo nye. Mpereza. None ntago ari bya bindi. Mpereza amafaranga y'abandi. Ku buryo ushobora kunsanga mu murima wanjye ugafata isuka ukajugunya. Wantwara iki? Byumvikana usigaje kujugunya ni ngewe. Kukujugunya gusa seketse nkubonye nka kwikora nka kujugunya haraye. Kandi undeba. Mpereza amafaranga. Fata umuzigo. Ubu byimbi. Mpereza se nyine. Rega ntago ari bya bindi noneho najenje. Najenje none ntango ndi mukesha ntango ndi presidente najenje. Mpereza shyira hano. Ntayo mfite. Ntayo ufite? Komva hano nyajyanye. Oya twara. Komva hano nyajyanye. Oya twara muke. Ndabona wiyemeje. Nakiyemeje. None ntango ari bya bindi. Mpereza dore haraburi cyumweru kimwe. Cyo kugira gute? Cyo kugabana. Ntayanjye arimo. Harimo angahe? 70 nibyo bizagabana 220. Nkinguruka nihingire. Mvira mu murima nihingire. Ninde uri kubwira gutya? Ndakubwiye ngo nkinguruka nkurarida mu maso nihingire. Sinishinge abakobwa bagumiwe batagira ibyo bakora. Birirwa bategereje amafaranga ava mu bagabo. Mwatukuje inzara ngo muzarya amafaranga ava mu bagabo gusa. Naye naza kudaya ku mugabo wawe ku buryo ama amafaranga. Nakashije pasas. Shirase ni kimera sase. Umva nkubwire. Umva nkubwire. Muke. Nyiraho ntanga ari bya bindi. Mukendekura. Mukendekura. Ntago nkurekuye. Mpereza. Urajya
Nagufashe ngewe. Njye namufashe. Mureka kenye. Mureka twumvikane. Nagira ngo njye mumfashe mubanze mumbwire ngo abantu b'ababyeyi nkamwe ku musozi mwinguye murimo muratureke twumva. Muke ureba. Nyankore ikintu nasabye no kugira ngo mutubwire ngo murimo murafi hawo urabizi ntambara gufite uri kwisha kugira ngo mwamure nagashwanya gusa nagatotora narangiza uri kujya mureke muke niba rwana batabara genda gusimama n'inkongi kurwana genda mubaza mubwire ngo muri gufite nk'abantu b'ababyeyi ndabafashe urambandagaza hano mwamure ariko se ubundi nyiragota ku mugabo wanjye twaje gukemura ibibazo hano nawe witeza ibindi bibazo none se atari gukubita umugabo wanjye umubyeyi wowe ntacyo basi mbabarira nimunda kure ntabwo ndi umusinzi nta nubwo ndi umusazi nimunda kure ko muri ababyeyi hano muri no kwese twese twubaha murimo murafiki je ni bibareba ni ibyanyu ntacyo nyine wenda Becky yakoze ikosa nta namwe bimubwiye ariko nyine ntabwo akundana na Navi. Navi niyo mubwiye ko abahungu banyiruka inyuma ntabwo bari kubyumva. Ariko bakwiruka inyuma ufite iki? Ya masarubeti yawe hariya ni ibiki? Bya bindi bimwe by'abana bajya bakinisha babita bate? Bene. Bya bindi abana bajya bakinisha. Bya bindi abana bajya bakinisha babita bate bisimbuka. Ni ibiki? Ese yari yakwereka yari yakwambaraho igisarubeti akakwereka? Just Spiderman. Akacyambara se Navi? Ntabwo bishoboka. Ntabwo arakwambariraho ngo bikwereke? Nihoye. Ajya cyambara? Navi. Waje ukamwambariraho ukamwereka? Ujya cyambara? Ya kwambara turebe. Ujya kwambara igisarubeti? Andi nimugoroba nari mwumvishe kuri telefone ngo arimo gushaka ngo ikindi hari ikindi cyo urimo gushaka ni iki cyo bavugaga. Wayabisubiremo. Bisebe mu guturimo turaganira nta kibazo. Ikindi gisarubeti turimo gushaka ngo ni iki gihari. Cya Batman. Singibyo. Ndende umugabo dufite hanga. Hari ubuzasha bari abakobwa bakwiruka nkaho ngo babashaka Batman na hari undi mumaze kuvuga nini? Spiderman. Batman na Spiderman. Agari cyangiye. Kandi uvuga ngo bazaza n'ikibeshya nawe. Ni cya Dev. Dev se murareke. Dev ni wamwe mu myanga. Ntukabeshere Dev mu bintu umva utazajya utuma ibintu byawe byose hano mbiseza. Simubeshira iki kwa Dev ibyo bintu yabyambara. Kandi yari wanumije ngo agutumiza ibiki? Uvuga ibintu byawe. Umva ibintu byose hano wirirwa ubeshya bro utagira ngo nuko mba nakwihora. Wirirwa ubeshya amateleviziyo ubu uragira ngo ibintu byose hano tubivuge. Ngaho nyura. None usinakubye ngo kuri bazakuvugika ngo blague. Ukuri nzakwivuga. Bivuge ukuntu Dev yasimbutse. Uyu nguyu uzi ko ari wowe wamenye televiziyo yaranze akabeshyira Dev iki se? Ibyo bintu uri kuvuga Grand Frère arabizi byose. Yirirwa abeshyira umuntu kandi shana vireka nkubwira. Grand Frère arabizi. Arabizi ariko aziki. Naranabimweretse. Si wowe wayimenye. Wirirguza n'abana bakobwa gusa. Neno ma nushaka nta nubwo tuzimukana nawe. Nubundi aranyigisha imico mibi. Ushaka icyo nzi cyo wayimenye makara mu. Ninde wayimenye atari wowe? Nuragira ngo ni nayizana televiziyo nazongera yimene. Hari n'ibindi bintu ushaka kukubwira utazi. Ibiki? Ntabwo nabivuga wo hari ndaza kumubwira Grand Frère. Ubwo narifashe naracitse nanze kugira ikintu mbwira maka uransembuye ndaza. Ngambeshyira twumve.
icyo batazi se kuhimba ibinyoma n'ibiki sawa iki ntacyo nyine nta n'icyo ufite cyo kuvuga mwereka n'amafoto yamwereke mutubwire mukesha muri gupfa tubwire hanze aramufi muri gupfa ntago mushonje ngo murapfinza ariko rero reka mbabwire ikibazo dufitanye n'uyu mubyeyi yego dufitanye ikibazo cy'amafaranga kandi wowe narakikubwiye nakubwiye yuko namugurije amafaranga nyakuye mu itsinda kandi turabira ikibazo kimwe agusomye ari mu mafuti kasomye inzovu Mbese ako mafaranga ganyu reka tukinjire mu kibazo tumenya ngo biri kuva he biri kwerekeza ako mafaranga kurimo nagagenda gate nagaheye na amafaranga yanyatse agiye muri bwa bukwe vuga se utari kujebeka yego ngo amafaranga yakushingujemo yangurije ku mugabo wanjye nyirankota yari yakugurije cyane wowe yamugurije ntabwo yakwishura ntabwo yigeze anyishyura kandi amafaranga y'abandi wamugurije nanga Yesu bundi na 250 mujyane gake mubyeyi n'ibihumbi mubyeyi nyankotsa 250 cyo bucecetse gatoya uretse gatoya mubyeyi nyankotsa ibintu twumvise mukesha ari kukurega nibyo koko nibyo muri gupa umufite 250 ureke gucecekesha abantu uzi ko agize ibintu twaje hano turimo turakemura ikibazo turi mu kibazo uzi ko utajya gutuca ku mpande tubwire ibintu mukesha ibyo amafaranga 250 koko ese ubu umugabo wiwe mwaraba arabizi reka mbanze ase mureke muri ni muceceke muze nkingura kuri kuntera cyogase igira ha utamukora kumukora aho dufitanye cyo kibazo fromi nta kibazo dufitanye ko mbona mukesha yashebetse mwakwihanganye gato mumpashe kandi munyumvire igira inyuma gake mwigira inyuma namwe mwigira inyuma reka kunjomba ntabwo nkujomba mugore ngwino hano najemo mureka abantu baracyafitanye inzika bamanze binigure tumenye ngo ibibazo turabijamo naho abagabo nimugenda mukiza abagabo ariko se uraza mu bibazo wasinze menye ngo wasinze cyo kujya gukemura ugateranya abantu wowe nta rusho umva mukesha genda jya gukemura ariko ntabamenya okay ntabwo duci muri gupfa mamuretse muzegera magatoya w'imukingiriza ubundi gato aya magambo afite inyandiko mucezeke ijambo rijyanye nk'uko afite inyandiko cezeka atubwire nimba afite ayo mafaranga yamukesha murakoze mbere na mbere ndasaba imbabazi mwebwe muri aha ntago bikwiye ndetse ndumva afite n'isoni ntago bikwiye nk'umubyeyi ko nshobora kurwana ku musozi gutya nkerekana imyenda y'imbere nambariyeho imbere y'abana nk'aba ngaba muze wincokoze mu by'ukuri uyu mubyeyi niwe unkohoteye sinzi niba yabyemera cyangwa atabyemera uzi kuba wibereye erega ideni ni kimwe no guhohotera umuntu ni ikindi ese niba muri mideni ni ngombwa ngo nsange mu murima ni muri bari isuka yanjye ayishugunye araje afata isuka yanjye arayishugunye aba arankweshebuye amfashe umwenda anyambuye ubusa ankwiyemo igitambaro ubu koko nubwo n'abandi marayika ntabwo nari kwirwanaho koko none ko nakubwiye ngo twumvikane ntiwabyanze wari watangiye kugenda ubunza ubugambo abangaba nta cyuma banteye nta pingu banshyizemo nta n'inkoni bankubise ariko ideni ndaryemera kuva kare kose ntabwo nigeze nararihakana na Fromi nanguye arabizi ko ndyemera n'ukuntu ngende umunyamahoro nshatse narihakana kuko nta nyandiko siya nigeze yigeze ayampera mu ruhame yayampaye turi babiri kunyishyuza ku gahato no kugenda mbunzabunza mu bantu ntabwo ariko kwishyuza ariko leta ihuri babwira gukora ibintu kuva ahangaha agenda abwira buri muntu ngo nyawe nzafite 250 warambonye muze warambonye anguriza ariko uri kubivugira mu icyo dushaka nyine nabyeme kandi ndemera no kwishyura dushaka dushaka mu mwishyura bikava mu nzira muke hasigaye kimwe ngo tugabane uri kubyemerara
kandi ntuzongere kwitwaza ibibazo byawe bwite ukavuga iminsi ibiri warabizi kandi ari umunyamuryango mundebera aha hantu hose ngo babiziranye nuko dutera igemwe kuba muri ntabwo nakwemera guseba buriya nubwo bavuga ngo ngira amahane ariko nta bugome ngira twemeze iki sinemera guseba mu baturanyi ariko se muze ari kunyura noneho hagati abantu rukumba ngo babiziranyeho ari uyu bari kumubwira ngo ucumweru bakubwiye n'umwaka wavuga ngo uzaze gusubiza ibintu hasi wababaka abanza bakavuga rero mwene Kariyope uramenya utangere ukayibye mu ugasanga ndabije betuye oya wifata ikibazo cyawe kijya gukemuka ngo nawe ugikire hasi reka nyankotsa dusoreze ikibazo nk'uko twari dura ikibazo dufitanye wa mutware mutware wa foromina bamubwira akajya ku ruhande babarira umugabo wanje rata tubwire uburyo uzamukomeretsa ugasanga ndemera kumwishyura yego foromina buretse gatoya ndemera kumwishyura yewe n'amafaranga ntabwo nayabuze ahubwo nanze agasuzugura aha nategereza abanyamuryango bazajya kugabana ejo mudasigaye icyumweru kimwe nzaba nayaguhana wamuhaye umunsi ahubwo niba amafaranga atarayabuze ko mva yafite yayamuhaye bikarangira mukesha none mu nteruro mujyane ku murenge wowe na nyirankotsa none wowe ni mu nteruro mujyane ku murenge ntabwo tukujyana ku murenge none se sibyo ndi koroshya nyine nubwo mwanyane navuga igenze kiba kandi nkavuga n'umwaka najya muha bibiri nkavuga bitatu nyirankotsa niba yemera buretse urashaka kumutera umujyanama wanjye buretse nimba nyankotsa ngo azaba yishyuye umva nanzure umwanzuro ni njye ugomba kuwufata ejo uzaze kundi none nk'abantu mudutesheje igihe cyane ejo uzaze turete imirimo turimo mutusengerere rero mutugurire ni umunsi we none isuka yanjye hariya rero yimpereza nanjye ejo ubivugiye mu bantu mpereza isuka yanjye wayijugunye iby'isuka byihorera kugira ngo mukomeze mubane mu kivandimwe n'ubundi murabavandimwe wemeje yuko ejo nzaza kukureba ukama amafaranga yanjye nageze mu murenge ndi kumanika iyi si isuka wamubyeyi ubugiye amahoro akaboneka buretse mwasabanye imbabazi ibyo bintu byarangiye mwese baragenda batadusengere nk'abantu badutesheje igihe cyacu ntagurirwa irimbi ntacyo ukora mfite umunaniro buri mwanya ndi kwayura ese kutaryamye kandi aya masaha ubundi uba waryamye numvaga ngomba kubanza nkamaraho umwanya muto abanza tukanaganira ariko sha ibi nibyo nakubwiraga mwana wanjye shaka akazi reba ukuntu umaze kubyibuha reba ukuntu mbese ukomaze ukura umuti w'amenyo yewe n'aba bagabo twavugaga bazizana bazanwa n'ikizi n'ubwiza ufite akoma ubu icyumweru kimwe maze mu kazi nicyo cyaba gitumye mba mwiza ngo ntanabyibushye icyizere kirarema ahubwo akazi niko kagoranye kuko ari ukubyuka ngenda mu bintu ntamenyereye ngiye kunanuka aya ntabwo unanutse urasa neza rwose kandi dore niyo pantaro yajegeraga ariko urabona ko igufashe ahubwo wowe uvuga ngo warishimye kuko nabonye akazi nabyo kuvuga ngo nabyibushye ngo nabaye mwiza ni kwa kundi n'ubundi n'ibicuku mbyuka n'amajoro ntaha utaha amajoro ariko no kumva ko ufite nawe icyo ugezeho kumva ko uhagaze neza nabyo bishobora gutuma ubyibuha yego wenda sinyitekereza cyane kuko akenshi mba ntekereza iby'akazi ariko rwose ubuzima burasanzwe ibyo rero nibyo nashakaga nizere ko ahari ngira ngo umaze kubona icyo navugaga kugira akazi rega ntabwo nari mbyanze mpano uko nari narabuze aho ngakura kandi noneho nanjye cyakoze icyo ndishimye kuko ntabwo nkimara umwanya munini ntekereza ibindi bintu umwanya wanjye munini mumara ndi gutekereza ku by'akazi ahubwo se ma buriya nzakugurira ikira umushahara wanjye wa mbere ni iki kintu ushaka kidahenze ariko cyane umva rero nkubwire mwana wanjye ntubone narakubwiraga ngo ushaka akazi uri kujya wirirwa mu rugo hano ngo ukeke ko nashakaga ibyo uzajya umpaye nk'umwana wanjye ni byiza rwose ukamfata neza nk'umubyeyi ariko ndacyashoboye kugira icyo nimarira nagira ngo we kwirirwa aha mu rugo urabona na mukuru wawe yaragiye
urabona Nyambo niwe uraha nawe nifuzaga ko rwose wagira ikirenge utera mu cyanyama. Tasha wanjye gafanta kakuryoheye se. Aha. Ariko mama uzi banze nje kukuganiriza. Nirubwire. Iminsi ishize ntari hano ari kubera ibiki? By'ibiki se Natasha mwana wanjye? Harimo kubera ibiki bidasanzwe. Yes, ko tambwiye ibibazo mufite. Rekera aho ndabyibutse mbabarira nkubwire. Musara wabyibutse. Reka nkubwize uko reka nkubwire ibintu utaruzi rero. Ahubwo utungurwe no kubitswe n'inkuba. Urabona iyi myaka yose tumaze dukennye. Nta mafaranga dufite. Turaho turabakennye. Ntabwo papa yakennye. Papa afite ahandi hantu ajyanye amafaranga. Ayo niyo makuru utaruzi. Ahandi hantu ajyanye amafaranga? Imbere y'Imana. Agira atya Suzi urabona yafashe Rambere. Noneho Rambere bigenda byunguka abona abuza amafaranga yo kwishyura. Atekereza ko azagurisha ino nzu yawe. Mu gihe kibitekereza kugurisha ukurikire. Umuntu babyumva neza. Ndikumva. Numva mpita mbwira papa Natasha papa wanyu. Ndambwira se sheri. Abantu nibagurisha ahantu turajya hehe koko. Watanye ugashakisha ahandi hantu tuzajya kuba. Uzi kuntu yasubije? Ati hey, ati nukwita tugenda bajyana mu cyaro. Ati mukagenda afite amahegitari y'imirima, afite ibintu byinshi cyane, hari amasambu, amahegitari n'amahegitari. Okay, ntikagira inkuru rero. Ngira gutya ntikagira inkuru. Ahita abona ko acitswe. Ntabwo yahise aboka ngo be open ambwiza ukuri ko afite imitungo hanze mu cyaro. Nibwo ahise yigarura. Nikagira inkuru. Ufite ubutaka amahegitari n'amahegitari uhingame ibigori ugahingamo biriya myaka bya biti bya makadamia n'ibiki byose nyine ambwiye ko afite imyaka myinshi cyane hara muri mu cyaro. Nikagira inkuru rero. Ni hanyuma tukaba turi muri ubukene kubera iyihe mpamvu kugeraho tugera no kurya isosi y'ubunyobwa idafite na bwakeye butari ugutogosa bigafata tukarisha ubugari cyangwa tukabona bumwera. Ubona ko yaracitswe. Nata papa wawe ntabwo yakennye afite amafaranga menshi. Kuva ubwo rero kuva yambwira ibyo namufatana icyo kintu cy'ikinyoma ntabwo nongeye kuvuga rumwe nawe. Ntabwo narakuze ngo ndakubwire. Niyo makuru ari hawe. Akakubwira se ko yacyo utabizi kuki atabikubwira nyine akubwira ko ariyo mpamvu yagurije. Ukaba wabona akazi ukawamenya kubika ejo nawe ugatekereza icyo wakwikorera ari byo ukabikira n'ejo hazaza h'urugo rwawe. Iyo mvuga ngo uhaguruke si ukuvuga ko ari urugo uhagurukira. Ni ukugira ngo uhagurukire ejo hazaza hawe. Tangira ukore ubambe uhembwe gukora urakora uhembwe ariko ubikire ejo hazaza hawe. Kugira ngo utazagongwa n'ibibazo ugasanga imbaraga warazimariye muri uru rugo oya ntacyo tubaye. Ahubwo utangira kwizigama. Nta kibazo mama kandi urakoze cyane ku nama nziza umpaye. Urumva uretse no kuba ndi urubyiruko mfite amaraso ashyushye nibwo bwa mbere nkibona akazi rero ubwo biragoye kugira ngo nshobore kubimanaginga ntafite umuntu ungiriye inama. Kandi ntugire ikibazo rwose nzajya mbibalansinga kandi bizagenda neza. Ikindi kandi umwana wanjye ukamenya kwigira turi cyane ko aho dutuye bavuga ko ntabyaye abakobwa gusa. Ndashaka ko muhagarara aho abakobwa n'aho abahungu. Noneho babandi bicara bavuga yabyaye abakobwa gusa none dore baranakuze ntibashaka. Ndashaka kwicyo mu gisiba ayo magambo muyasiba mukigira mukaba abahungu n'abakobwa ibyo byose mukabiba kugira ngo mwirwanire ishyaka murwanire n'ishyaka umuryango.
nta kibazo kirimo rwose ma ibyo bintu byose bizagenda neza rwose ndagusezeranya ko utazababara kubera ko hari ugutwi twayo bitari byiza ninjye na Nyambo dusigaye Nyambo wari mu nzira nanjye ndi kubitekerezaho ndashaka ko utera ikirenge mu cya Nyambo nta kibazo ma nkuzanire kizi wanzanira amazi kuko ndumva ameze nk'unaniwe ntabwo twatetse ibishyimbo ariko nawe nabitoye bishyireho kandi ahubwo atabyemera wameze nk'uwacitswe okay yaracitswe na nyuma yaho ntiyabigusobanurira cyane rwose ngo yagira ngo anyumve ngo yagira ngo andebe burya akarenza umunwa karushya ihamagara imbere ni ukuri nata mbwiza ukuri none se urabyibuka cyagiye yakoze amafaranga ariko cyane sinatinya kuyabwaka rwose none ndi no mu bibazo ndi gusabwa amafaranga ntagira ngo tubikirane ibaze shanata mwana wanjye umuntu kubera iki ku yindi side ndumva nani sisi mwabanze umutu kumbe shop yanjye aragurishije ibintu byose aragurishije ngo afite ikibazo cya banki Nyabusa bya hehese niba yaranayishyuye ashobora kuba yarasaguye akagenda akiyubaka iyonge tutabizi nkavuga nti umuntu twasezeranye umuntu tubyaranye umwana ungana nawe ashobora gute gupanga imishinga ngewe ntazi none ikindi cya kabiri wibuka ukuntu nari umugore ukize ufite amafaranga menshi soka za Zanzibar tujya ahantu hose dushaka za Dubai n'abari abagore bose uzi ya timu yose waruzi aba besti banjye bose urabibuka nata nemera guca bugufi mbu umugore wo kuziko ku mashyiga kugira ngo tureke ubuzima bukomeza turi kumana izadutabara njya mu nzu y'Imana ndasenga kumbe umuntu ndi kumwe nawe ntabwo tuvuga rumwe umuntu yibereye muze nanjye nibereye muze nanjye ndi muzasabwe we njyewe sina habari none nderera niko gahunda zimeze narakubuze ngo ngwayo makuru none se ko mbona Scott yahangayitse cyane ni wowe mubwiye papa yamubwiye narabimubwiye sheri mva narabimubwiye Scott makuru yose arayazi hase papa bitsa amabanga kaniki nabizi reba igihe kubana n'umuntu w'umunyakinyoma nkaturana n'ikinyoma mu mama ubu ntabwo ugomba kumenya ko papa akubeshya nyine umuntu ufite umwana na Scott ukaba utarubizi umva atari ikibazo none nzagire nte uracyatunguye nzagire nte iyakire si usenga none se amasengesho ukora baraye iyakire mba nkubwize ukuri mwana wa ariko njyewe miliyoni zanjye eshanu ndabyibutsa arazimpa reka nkubwire uzi mwana ndagushyigikiye arazimpa ubu numvaga dufite ibibazo ntacyo navuga arazinsubiza umva nata nanjye umbwire nze tumutongere tube turi kumwe cyangwa se wamubwira wenyine agusubize miliyoni zawe eshanu